buriya gutumira ni kimwe, hanyuma no kubahiriza ubutumire ni ikindi cya kabiri. Umuntu ashobora kukubwira ngo ndagutumiye muri concert tariki izi nizi. Icya mbere umukora ni ukumubwira ko uhari. Icya kabiri hari uburyo usabwa kugira ngo uzajye muri concert. Hari ama repetition, hari n'ibindi byinshi bitandukanye umuntu aba akeneye kugira ngo ajye muri concert. Hari abahanzi rero bashobora kukwemerera ati okay, tumvikanye date concert yanjye n'uyu munsi, ariko izindi processes ntibaziha agaciro. Uko niba wantumiye ugomba no kunshakira uburyo nzakora repetition. Uko ntago abahanzi hafi ya bose ntago tugira ibyuma byacu bya repetition. Niba rero wantumiye ugomba no kuntegurira uko nzarepeta. Niba utanteguriye, niba utateguye uburyo abaririmbyi nzazana bazakora, utekereza ko nzitabira. Ariko abenshi iyo umaze kumuha akoro ko uzaboneka uhari, izindi processes barazirengagiza, agatekereza ko rero uzaza kuririmba gutyo gusa utateguye. Rero ntago akenshi abantu bajya baha agaciro ibyo umuntu yumvikanye n'umuntu. Niba twumvikanye ko nzaza muri concert, ugomba no kubahiriza izindi details zose twumvikanye kugira ngo nzaze kuririmba. Hari igihe rero umuntu mwumvikana n'umuntu tayari ugasanga ajya gusize kuri afishe, wamubwira okay ibindi bikurikira birihe kugira ngo nzaze muri concert yawe, ugasanga ntabyo yakoze. Icyo gihe rero murabyumvikana ukavuga uti ntago bikunze kubera ko wenda hari bitagenze neza, cyangwa se hanigihe habaho n'impamvu runaka. Byose birashoboka. Abo impamvu runaka ishobora gutuma umuntu ataboneka muri concert, ukamusobanurira akabyumva. Hari igihe rero abantu babyakira gutandukanye bitewe nuko bari bagukeneye ariko batakubonye. Ibyo ngibyo Urwego maze kugeraho uko ngano ko n'igihe maze mu murimo w'Imana, mufite uruhare runini cyane mu kuba nitwa umuririmbyi, kuba nitwa umuririmbyi wa gospel, kuba ibihangano byanjye byaramenyekanye bikagera ku banyarwanda benshi batandukanye. Ndashimira Imana, namwe mbashimira cyane. Abantu benshi muri mwe twarabanye ngitangira, ba Steven Kumucyo, ba Aruni twarabanye bagikora kuri Royal TV, kuri Remigo TV, ba Jadeo, mwese muri rusange ntago nabarondora ngo mbarangize. Muri rusange ndashima Imana, namwe mbashimira. Rero nejejwe n'Imana ko mwabashije kuza, kuba yabashoboje mukaza, mukaba mwitabiriye ubutumire twabahaye. Imana ibahe umugisha mwinshi kandi mwiha amashyi, tunashimira n'Imana muri rusange ko mwaje. Murakoze cyane. Tatien ntabwo ari bubihine gutyo kuko hari impamvu nyamukuru. Ntabwo n'ubundi yazamo no kugira ngo bibutse ko mwamubaniye neza mu rugendo rwe rw'umuziki gusa, ahubwo afite n'ibikorwa by'umuziki arimo ari gukora, ari byo ari gutegura, hari ibyo yatangiye gushyira hanze. Numva aho ngaho yatubwirayo akatubwira uko bimeze, cyane ko ari kimwe mu byo yifuza ko babantu babakurikira ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru mukorera bamenye. Mfite ibikorwa byinshi bitandukanye bigendanye n'umurimo w'Imana mu byo kuririmba. Mfite ibitaramo ndi gutegura bitatu, hanyuma mfitemo n'imirimo y'ivugabutumwa, harimo kubakira abatishoboye, ndetse nkaba ngiye kubitangirira mu karere ka Huye i Butare. Hariyo umuntu rero nubakiye inzu yo kubamo, ndetse icyo gikorwa kikazasozwa n'igitaramo cy'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kizaba ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9. Azaba ari ku cyumweru nyuma ya saa sita, kuva saa 7 kugera saa 12. Nkaba rero nifuza ko ibikorwa nk'ibyo by'ivugabutumwa twafatanya mu kubyamamaza, mu kubigeza ku banyarwanda, kugira ngo abantu benshi indirimbo zibagereho, ibyo bikorwa bimenyekane. Nkaba rero nkeneye inkunga zanyu, nkaba nkeneye gufashwa namwe muri ibyo byose, kugira ngo umurimo dukora urusheho kugenda uzamuka, ndetse n'umubare w'abakizwa urushaho kwiyongera. Mu ncamake niyo gahunda mfite hano imbere. Uko nzajya ngenda ntegura ibyo bitaramo, nzajya ngenda mbamenyesha, kugira ngo dukomeze kugenda dufatanya kubaka ubwami bw'Imana. Navuga ngo wenda ni ikintu runaka cyabeneye gusa nabyumvishemo, numva ko
ngomba kuririmbira abantu indirimbo zihindura cyangwa se z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko ntibirangirire kumva indirimbo gusa, ahubwo tugakora n'ivugabutumwa ry'imirimo, gusura abarwayi, gufasha abatishoboye, kubakira abantu badafite ahantu ho kuba, ibintu nk'ibyo. Rero iyo Tacitus Evangelical Week ni icyumweru cy'ivugabutumwa kizahera ku wa mbere kugera ku wa gatandatu, ariko ku cyumweru nibwo tuzakora konseri yo gusoza bya bikorwa byose. Ni ukuvuga ngo kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu hazaba harimo imirimo y'ivugabutumwa, gusura abarwayi ndetse n'ibikorwa byo kubakira wa muntu kugira ngo bizabe byarangiye neza muri icyo cyumweru. Hanyuma ku cyumweru akaba aribwo tuzasoresha ya konseri y'ivugabutumwa mbese muri rusange. Korera mu ntara y'Amajyepfo nibyo ngira ngo yarashatse kuvuga. Rero ntabwo ngira muvuma nyinshi za hano kubera nyine akazi ka buri munsi. Ibikorwa nyine by'ubucuruzi no kwita ku muryango, iyo umuntu akiva mu busiribate aba agomba no gutegura ubuzima bushyashya yinjiyemo. Nagombaga rero kwita ku muryango no kugira ngo ubucuruzi bwanjye mbanze mbuhe umurongo. Ngira ngo nibyo byabaye bisa nk'ibimpugije, ariko n'ubundi ntago nari nararetse gukora kuko indirimbo zarasohokaga. Wenda ibyo ntakoraga cyane no kwitabira ibitaramo kubera umwanya mukeya w'amarepetisiyo n'ibindi bitandukanye, ariko indirimbo zo narazikoraga nkazishyira hanze. Mu bitaramo wateguye byo ntabwo twaruka kubona rumeze nk'umuntu ucecetse, ariko tukabona indirimbo ibyo hari ngira ngo n'icyo nigeze kumva wagiyemo za Kisoro Uganda. Uganda Kisoro Uganda bitaraba nabi, ariko kubyaho urwara uruhande ntabwo bigezeho kubarwaniza gukora. Ndimo ndibaza yaba ari strategy nshyashya y'imikorere, kumva ko uhagurukiye mu mbaraga nk'izo ngizo ukavuga reka mbanze nubakira umuntu muhinzi atari wishoboye, yaba ari strategy nshya, yaba ari uburyo bwadogise bushyashya bw'imikorere buzakomeza? Ni gahunda nshya nihaye y'uburyo ngomba kujya nkoreramo Imana, bitarangiriye mu kuririmbira abantu gusa ngo bakizwe, bitarangiriye mu bitaramo, bitarangiriye ku kujyana indirimbo ku mateleviziyo n'amaradiyo, bitarangiriye ko nitwa ko ndi umuhanzi gusa, ahubwo nkagira n'imirimo y'ivugabutumwa. Rero nashatse ko umusaruro nzajya mvana muri izi ndirimbo ku bigendanye n'amafaranga, cyane ko tubona mu buryo butandukanye, haba mu bitaramo cyangwa se no mu bundi buryo butandukanye. Ayo mafaranga rero yose ngenda nkusanya ntabasha kumenya umubare wayo, navuze ko nzajya ngerageza kuyakoreshamo imirimo y'ivugabutumwa, harimo nko gusura abababaye, abatishoboye, nabona hari ubushobozi bwinshi tukaba twakubakiramo umuntu inzu yo kubamo. Gutyo nkumva rero ko umusaruro ubigendanye n'amafaranga nzajya mbona mu bigendanye n'indirimbo bizajya bimfasha mu gusohora izindi ndirimbo, ariko binafashe gukora ya mirimo y'ivugabutumwa y'imirimo. Uyu muntu mwahisemo kubakira muhurira he, wamubonye wamuhisemo gute? Nyogosenge ni so wanyu? Nta sano y'umubiri tugirana uretse kuba twarahuriye mu rusengero bari kumufasha nagiyeyo kuririmba. Batubwira ko ari umugore wari waragize ibibazo byo ko yashakanye n'umugabo, nyuma baratandukana, amutana abana mu rugo, amuta mu nzu bari barimo bakodesha. Umugabo ajya gushaka, amusigana abana 4 ngira ngo. Hanyuma ubuzima bwanze ajya iwabo. Ageze iwabo kubera ko yari yaravutse ariko atarabyawe n'umugabo waho yabaga, bamwirukana n'abana 4. Aragenda rero aba mu buzima bwo guhingira abantu bakamutizaho kuba, aba mu buzima bwo kutagira ahantu aba, akaba mu bikoni by'abantu. Twe tugera mu giterane rero dusanga barimo baramufasha, dusanga bari kumufasha baterateranya ibyo kurya, baterateranya twenda n'uduke gutyo. Hanyuma rero mvugana na madamu ndavugana ariko dukwiye gukorera n'umugisha kuri uyu muntu tukamwubakira, cyane ko rero mu ntego yacu twa dufite ariko tuzajya dukora imirimo y'ivugabutumwa bitewe n'ubushobozi dufite muri icyo gihe. Tubiganiraho rero n'umuryango kubera wa muntu wari ubabaye, ntabwo twamutumye akagari cyangwa ubuyobozi bw'itorero ngo bumushake cyangwa ubuyobozi bwa leta. Twamuboneye muri icyo giterane
tubonye ukuntu ababaye, tubajije amakuru ye, tubajije imibereho ye ya buri munsi, turamusura niwe mu rugo, dusanga ahantu aba, tubona ukuntu abayeho n'abana n'iki, dufata umwanzuro nyine wo kumwubakira, cyane ko twari dufite muri gahunda ko mu gihe tubona ubushobozi buhari bigendanye n'umusaruro tuvana muri za ndirimbo zacu za buri munsi, ko tugomba kujya dukora imirimo y'urukundo, twemeza rero kubanziriza kuri uwo muntu wari ubabaye. 2015 narayikoze hano Nyarugenge. Yarazikoze. hanyuma wenda urambwira ibyerekeranye no kuza kwawe kwaratunguranye cyane, bakakubwira wenda ese ni imbaraga z'itangazamakuru nyine banga Kuza ubu ngubu cyangwa se guhaguruka ni imbaraga ngira ngo z'amasengesho, kuko nta bidasanzwe nahagurutse nk'abandi bose, ndetse hari n'abo nahagurutse nyuma yabo, kuko njye nahagurutse mu buzima buciriritse bw'imibereho, ku buryo ntari kubona uburyo negera n'itangazamakuru, kuko hari n'aho nageraga bakansubiza inyuma, ariko uruhare runini ndarukesha Imana n'abanyamakuru, cyane cyane Gedeon ku Nyarwanda na Justin n'aba ba Dieudonné na Roni, ngira ngo ngihaguruka ni mu bantu banyakiriye ngitangira, rero bari mu bantu bagiye bansunika bambwira ati courage, nubwo ubona itangira ari ritoya ariko bizagenda bizamuka. Rero ndabikesha ibitekerezo by'abanyamakuru bagiye bampa, nkanabikesha n'amasengesho nagiye nsenga Imana ikumva gusenga kwanjye, kuko ntekereza ko ntari ifite ibihangano wenda bikaze cyane ku buryo byari kwishakira inzira bikazamuka, ariko uko nagiye ngenda nkora nsenga n'ibitekerezo byanyu, ntekereza ko aribyo byagiye bituma ngenda nzamuka. Ntekereza wenda ko hari amakuru mudafite neza, ntabwo ngewe ndi Muhanga, ubuzima busanzwe mba Kicukiro mu Kagarama, i Butare mpari kubera akazi ka buri munsi k'ubucuruzi, ariko imyenda yanjye nyibika hariya Kicukiro mu Kagarama. I Muhanga nahabaye amezi makeya, nko muri 2005 maze gukora mariage, umugore yakoreraga mu majyepfo, nanjye nacuzaga Nyabugogo ibintu bigendanye n'ibyuma bya muzika, hanyuma duhitamo rero kuba i Muhanga mu gihe gitoya, ariko ntabwo nahatinze, nahise mvayo ndongera ndagaruka. Kuri ADPR na korali Itabaza, abahanzi ntago twari twarangizanya ku buryo nabatangaza, ariko nibiba ngombwa nzabatangaza mu gihe gisigaye. Ibindi mu byitege ku Gisenyi n'i Kigali, bishobora kuba cyangwa bikajya inyuma bitewe n'imitegurire yabyo, kuko birasaba imbaraga zitandukanye. Uyu mwaka murabona nibura 2. Ikihuye n'ikindi cy'ahandi, gishobora kuba Kigali cyangwa Rubavu. Huye cyangwa Gisagara. Urumva byatangiye none, ariko ntago na presiza, kubera ko murabizi ko concert bisaba ibintu byinshi bitandukanye. Rero ubu tuvuye i Huye, hasigaye Kigali na Rubavu, ntekereza ko nabwo nzongera nkabatangariza amatariki n'igihe bizabera. Numva nzabitangaza muri icyo gihe byageze, kuko ntago ishusho y'uko gahunda zose zigomba kugenda muri buri concert nari nayishyiraho, ariko ntekereza ko kuri buri gitaramo nzajya nkorera muri buri location nzaba nateguye kugikoreramo, ntekereza ko nzajya mbitangaza nkurikije uburyo nabonye
konseri igomba kugenda bitewe n'ahantu nzayikorera. Natangira kwishyuza kuri icyo kibazo cya nyuma uwarusojejeho, hanyuma kwishyuza muri konseri ntabwo ari cyane. Ni igihe kitaragera, ariko ntekereza ko igihe kizagera nkabikora, kimwe nuko nshobora no kutabikora bitewe n'impamvu. Nyuma yo kureba impact indirimbo zawe zagize, indirimbo zimwe zimaze imyaka isaga 7 gutyo, ariko ugasanga hari impact zigenda zigira. Ku bwawe ni iki cyasigaye mu mutwe wawe kurusha ibindi mu musaruro w'ivugabutumwa indirimbo zawe zagiye zigira, wenda wadusangiza icy'urwibutso uvuga uti iki ngiki nshimira Imana ko yakimejeho intambwe ya Kristo bigatanga umusaruro muri ubu buryo bw'ivugabutumwa? Icyo nishimira mu gihe cyose maze mu ivugabutumwa ni uko indirimbo naririmbye zahinduye imitima y'abantu benshi kandi batandukanye. Hari abampamagaraga, hari abanyandikiraga bari mu Rwanda cyangwa no hanze, noneho hari n'abazaga bakambwira bati njyewe kubw'indirimbo narahindutse, nari meze ntya, ariko ubu nafashe umwanzuro wo gukizwa. Urugero wenda rwa hafi rwa vuba, ariho umukobwa nakinishije mu ndirimbo imwe, akina asa naho atwara abagabo, asohokana n'abagabo, mbese yambara nk'umuntu utari umukristo, ujya mu tubari yambaye ibintu bitari byiza, asohokana n'abagabo b'abandi abatwara, ari nk'ikigusha ku bakozi b'Imana. Uwo mukobwa twaramushatse mu itorero ngo tubimukinishe, hanyuma turamubura. Nifashisha producer tujya gushaka, ajya kunzanira umukobwa usanzwe nyine udakijijwe w'umupagani, haraza nyine mbo tumukinisha role twashakaga ko akina bitewe n'ubutumwa twashakaga gutanga. Indirimbo imaze kugera hanze hashize nk'ibyumweru 2, arambwira ati ndumva maze kubihaga, maze guhaga kurara mu tubari, maze guhaga ibyaha byose. Tiravuga ati narasambanye, naribye, nagize nte, avuga ibyaha byinshi. Arambwira ati ariko iriya ndirimbo nayikinyemo imaze gusohoka nsanga ni njye wabwiraga. Ati rero kuva uyu munsi ndagiraga ngo nkubwire ko nahindutse, ubu natangiye kwigira umubatizo, ngiye kubatizwa, kugeza n'uyu munsi n'umukristo. Arahari abarizwa mu karere ka Huye, abazakenera amakuru ye byimbitse nzabaha contact ze muzamuvugishe, kandi turashima n'Imana ko umusaruro w'ibyo dukora w'ivugabutumwa ugenda uboneka. Depa wenda nako abantu babitekereza cyangwa babyumva, ni indirimbo naririmbye ndirimbira umugeni, ariko siwe gusa kuko naririmbaga ashima Imana, nyishimira ko impaye urubavu cyangwa se umugeni cyangwa se umugore kwa. Rero ntago njye mbifata nkaho yari indirimbo isanzwe, cyane ko iyo turirimba nubwo dushaka gushyiramo urukundo, ariko hari naho Bibiliya irugarukaho, uko haraho ivuga ngo ni byiza ko umuntu asiga se na nyina akabana n'uwo yakunze akaramata. Haraho rero turirimba urukundo, ariko tutabiririmba nka kwa kundi twumva hanze bajya babiririmba, mujya mwumva commentaires z'abantu hanze ngo umuntu ngo yavuze ngo ibiribi ngo ibinibi, ngo umukobwa ngo ibiki. Ariko twebwe twifashisha ijambo ry'Imana, kuko nacyo hari icyo rivuga ku rukundo, uko umuntu akunda undi hagati y'umusore n'umukobwa, ndetse bakazabana ibihe byose n'akaramata. Rero njye naririmbaga ashima Imana, hanyuma nanayishimira ko impaye umugeni, ko impaye umugore, ko impaye urubavu. Cyane ibyo nari narayisabye. Ntekereza ko ntari natandukiriye ngo njye kuririmba indirimbo zidatanga ubutumwa bwa Yesu Kristo, kuko tuba dukwiye no gushima Imana mu byo tubona mu buzima bwa buri munsi. Cyane nabikora. Buriya gutumira ni kimwe, hanyuma no kubahiriza ubutumire ni ikindi cya kabiri. Umuntu ashobora kukubwira ngo ndagutumiye muri concert tariki izi nizi. Icya mbere umukora ni ukumubwira ko uhari. Icya kabiri hari uburyo usabwa kugira ngo uzajye muri concert. Hari ama repetition, hari n'ibindi byinshi bitandukanye umuntu aba akeneye kugira ngo ajye muri concert. Hari abahanzi rero bashobora kukwemerera ati okay, tumvikanye date concert yanjye n'uyu munsi, ariko izindi processes ntibaziha agaciro.
kuko niba wantumiye ugomba no kunshakira uburyo nzakora repetition, kuko ntabwo abahanzi hafi ya bose ntabwo tugira ibyuma byacu bya repetition. Niba rero wantumiye ugomba no kuntegurira uko nzarepeta. Niba utanteguriye, niba utateguye uburyo abaririmbyi nzazana bazakora, utekereza ko nzitabira? Ariko abenshi iyo umaze kumuha akoro ko uzaboneka uhari, izindi processes barazirengagiza, agatekereza ko rero uzaza kuririmba gutyo gusa utateguye. Rero ntago akenshi abantu bajya baha agaciro ibyo umuntu yumvikanye n'umuntu. Niba twumvikanye ko nzaza muri concert, ugomba no kubahiriza izindi details zose twumvikanye kugira ngo nzaze kuririmba. Hari igihe rero umuntu mwumvikana n'umuntu tayari ugasanga ajya gusize kuri afishe, wamubwira okay ibindi bikurikira birihe kugira ngo nzaze muri concert yawe, ugasanga ntabyo yakoze. Icyo gihe rero murabyumvikana ukavuga uti ntago bikunze kubera ko wenda hari bitagenze neza, cyangwa se hanigihe habaho n'impamvu runaka, byose birashoboka. Habe impamvu runaka ishobora gutuma umuntu ataboneka muri concert, ukamusobanurira akabyumva. Hari igihe rero abantu babyakira gutandukanye bitewe nuko bari bagukeneye ariko batakubonye.